uko twabaga turi kumwe iteka ngiwe nabonaga nsa n'uwamukuruye akambwira ngo dukore urukundo ariko sibibashe ntitubashe kubigeraho nkamuhakanira akagenda nanjye nkagenda. Niye mpamvu yatumaga umwimarira? Erega buriya hari ikintu warateganyirije umukunzi wawe, ntabwo wajyaga wumva bavuga ngo agaseke karapfundikiye, hari igihe cyo kugapfundura. Wanagakoreye isuku. Wa mugabo watinyaga byarangiye kuko uyu mukobwa yatubwiye yuko ngazamwigisha. Ngo naye yarabanje ariga ngareba no kuri social media wasanga naye yaramwigisha. Sister ubu ngubu ufite ibihe byishimo kubona noneho yarati ya minota ibiri mwapfaga yaje kugenda gute? So iriya minota ibiri ntago ikiri ibiri, ntago rubanda bakitwota. Nese kukifuza akayisubiza? Narabyifuzaga kubera yuko hari igikorwa atarasojeje, mbese we kubwe umenya yarumvaga birangiye kandi byari bitararangira, sibyo? Ureba kino kiganiro yibuke gukora subscribe, share n'ibindi. Ako kantu saba. Let me take a time greet every person where I stay. So iyi ni Umutako TV nkuko bisanzwe, nje muri kumwe ni MC Set. Utarakora subscribe nakwibutsa gukora subscribe, like, comment and share. Murabona ko kuri kamera z'Umutako ni ibyishimo gusa, mbese no bya bintu byaje kugenda neza. Ngira ngo rero aba bantu turi kumwe kuri kamera z'Umutako TV ntago ari ubwa mbere, ubushize twahuriye nabo ahantu runaka, ni naho ubu ngubu twicaye twabasuye. Rero urabona ko ibintu ari amahoro, utipe no ari guseka yanduru n'ubwoba. Reka uyu bushize ngira ngo kari akazi katoroshye, byari ibintu bitoroshye. Uyu mutipe yari yagize isoni, uyu muvandimwe afite ubwoba, induru nyinshi. Reka wale duhera tumuha n'ikaze. Umeze ute bose? Murakaze neza bro, murakoze kuba mudusuye. Namahoro muri famille yabaye famille. Ewana umuryango n'umuryango no mu rugo baratwishimiye. Niki se zanduru nago biki? Ewana byarakemutse. Waramenyereye? Bana byari by'ubwa mbere ukumva, ariko byarakemutse. Bira ni bya famille n'umukunzi, ariko byarakemutse wa musaza. Urakoze cyane. Aha sister ngaho rero nawe rero tugahaye ikaze. Bimeze bite? Urakoze cyane. Ubushize mwadusuye mu rugo hari ibibazo, twabasuye twaritambutse, mwaratambutse musanga hari induru murahagarara, reka sinakubwira iki n'iki, ariko byarakemutse. Sheri wanjye ubu ngubu kabisa ni wane. Yaramenyereye nagakivuza induru. Mwenene ko no bunyunyuzi, ibintu byose biri mu murongo. Akura akantu munya numva njya numva bavanga umwinene ko buri umwinene ko bishaka kuvuga iki? Bivuze ko nyine ibintu biri mu murongo, turyoshye, turi mu mutekano, nta kibazo cyari mu muryango, nyine turyoshye gusa, ari ukuryoshya gusa muri famille, no problem. Reka ngushimire we tugiye gutangirana iki kiganiro, nizeye ko turaza no kukigerana ku musozo. Urabona ko ibintu bimeze neza, aba bavandimwe bameze neza cyane rwose. Ni akazi katoroshye. We warebye ikiganiro cy'ubushize uko byari bimeze, umusore yari afite ubwoba, byari ibintu umukobwa avuga ati reka urayisubizamo ntago cyagiye ari uburyo mwasubiye mu cyumba nanone umuvugije induru. Ako buriya nta n'utuntu tw'utugumi yaguteraga? Oya, bwari ubwoba gusa. Ko nyine bwari n'ubwa mbere. Oya, si bwari ubwa mbere, uretse ko bwari nyine second time. Nyine uretse n'ukantu k'ubwoba kari karimo, nta kibazo cyane kirimo nyine, uretse ko sinari mfite ubwoba, gusa byaje kumenyera ubu tumeze neza nka famille.
nta kibazo kabisa. komana mufatanye n'intoki ariko kuri kamera bafashije ukara n'ukuntu ziriya ntoki ibintu ari amahoro sister nuko yanduruye ubushize buriya nari nzi ko hari utugumi nawe urimo kumutera bitewe n'ubwoba nyine akahita avuza induru ngo nta ngumi zari zirimo. aya nta ngume zari zirimo kuko shiri wanjye nyine nuko byari bigenze kuri ari ubwa mbere ariko nyuma ibintu byaje kugenda neza bijya mu buryo igikorwa kirakoreka fureshe mbese ibi bintu nta mahoro ndamukunda nta n'umwe wamusimbura. ako bro ntago wisone urabizi nawe n'akazuba kamurikira ukwezi. uri umumetisi? aya iyo ni inzobe yawe gusa inzobe yanjye kuko hari ukuntu usanga abakobwa ari inzobe ugasanga hari uburyo rwose mu maso bagiye bahindagurika ariko wenda abona ibintu byose ari neza basanga no kuri ya gahunda hose ari inzobe. oya ni natirere bro. natire hose ahora yiteguye ukumva ari ready hose ukumva mbese ubwiza bwe ni umunyarwandakazi sibyo? nacyo ubwiza bwese n'umunyarwandakazi ahora yisanga mbese muri byose ahora yisanga arabizi. arakoze cyane kumbwira ngo ni umunyarwandakazi. ako kantu uvuze turaza kukagarukaho. reka noneho twinjire mu kiganiro ndabona rwose ibintu bimeze neza cyane nanjye reka mbegere twivuganire. nuko ruriya rugendo urabona ko bwari ubwa mbere wari wavuze ariko ngo wari wamutegura ngo ni agake wateguye egera kuri mikoro. nari namuteguriye surprise sheri wanjye twe tumaranye igihe dukundana tuganira ariko uko twabaga turi kumwe iteka ngiwe nabonaga nsa n'uwamukuruye akambwira ngo dukore urukundo ariko sibibashe ntitubashe kubigeraho nkamuhakanira akagenda nanjye nkagenda. niye mpamvu yatumaga umwimarira? erega buriya hari ikintu warateganyirije umukunzi wawe ntabwo wajyaga wumva bavuga ngo agaseke karapfundikiye hari igihe cyo kugapfundura wanagakoreye isuku ako disi gasize kameze neza kanogereje biranasigwa biriya bintu nta makuru ufite. nuko uzi ko byitabwaho n'ukora gutegurwa bro so ugasiga ahubwo ni uko wateguwe afite igihe yateganyirije afite time igihe yaguhereye azagafungura urumva so ugasiga n'igihe yagahaye azagafungura. yari amaze kutubwira ngo yaguteguriye surprise. wenda reka tubaze uyu girlfriend wawe iyo surprise ese buriya no guha umujama kwa jenja numva babyita kwa ujumura no kumuha kwa ujumura ubanza kubitegura surprise? ndakeka mbizi ariko ushatse wabisobanura mu buryo ushatse kubizi. ese nicyo atuma no guhuza kari agaseke na kakana we nyine umubajije arakeka yabisobanura uko abizi nta kibazo. uburyo njye nabisobanuramo nyine hani nari naramubikiye ibanga mu muco wa kinyarwanda. Abanyarwanda tugira ibanga tugira ibintu byinshi tuba twarabikiye abakunzi bacu. ubwo rero igihe cyose twamaze dukundana nari naravuze ati sheri wanjye isaha iyi n'iyi ngiyi nzamutungura kabisa kuko yarabinsabaga si uko ntabyumvaga ariko naravuga ati reka mubikire ibanga ntegereje igihe nzarimubikurira. urya munsi rero mwacaga mu rugo mwumva induru zabaye zavuze nyine niba sheri yari yatunguwe no kumutungura ntago mbizi kuko nyuma ubukurikiyeho ntago byigeze bibaho yaratuje kabisa. ngo cyagiye yarafite stress cyagiye naje niteguye kiragiye urukumva yari surprise nawe urabizi byagutumba ari surprise warira cyangwa ugaseka ubizi cyangwa utabizi ariko kuri njye byari surprise naratunguwe n'ubwo nari nanguwe nyine byaranunguye tu ukumva cyako uburyo mbyivana mu biranga kugira ngo tubyemere neza n'abantu badukurikiye hano ku Mutako TV. Okay, sinifuza yuko wenda musomanira kuri kamera akubyibura mukubite kiss kwitama menye neza ko noneho watinyutse n'abantu badukurikiye bamenye ngo bya bintu biri seriye. No, vuba nugira ubwoba kuri kamera simvuze ku munwa
ako byibura kwitama amenye ko ka kantu karimo. urabizi ndamukunda kuva na cyagiye kuva Kwitama amenye neza niba ntago byabura ndetse no ku munwa nyine mu bikore ndebe kwitama. Wa mugabo watinyaga byarangiye kuko uyu mukobwa yatubwiye yuko ngazamwigisha. Ngo naye yarabanje ariga ngareba no kuri social media wasanga naye yaramwigisha. Sister ubu ngubu ufite ibihe byishimo kuba noneho yarati ya minota ibiri mwapfaga yaje kugenda gute? So iriya minota ibiri ntabwo ikiri ibiri ahubwo yikobye inshuro 3. Ni nkingahe so? ubwo ni isaha lewo ya inshuro 30. ubwo ni 30. ni 30 byikubye inshuro 3 yaba ari minota 6 ariko byikubye inshuro 30 ubwo ni isaha. Ese ariko disi ubu ngubu kose uko bireba turishimye nk'umuryango ikibazo turishimye uko wabibonye umusanzwe siko bikiri kiragenda n'inunguwe ariko kiragiye byarahindutse nako si byahindutse kiragiye nuko nari nunguwe ariko ubu ngubu so biri real life nta kibazo kabisa turishimye nta kibazo ko shiri yabishaka kandi uko biri. Tukiri aho ngaho wenda ku rukundo rwanyu ndabanza wenda mbaze girlfriend wawe ni igice gukorera ubu ngubu kumva urishimye kumva uranyuzwe noneho kavuga ati n'uyu nguyu nzarindira paka tukarwubaka tukabyara ahungu nakobwa tukaba umuryango nk'uko iwacu twavukiye mu muryango tubona dadi na mami na kayikano agukorera kumva urishimye. Icyambere shiri wanjye mukundira cyangwa se nawe yabankundira turubahana twembi kandi turashyigikirana mu bitekerezo. Kigiye wenda nubwo mwasanze hari induru nicyo cyonyine twari twananiwe kumvikanaho. Mwe mwananiwe kumvikana kuko hari ukuntu nanjye hakuzika ari byo kuko ntago mwumvikanaga ndabeshya bro. Nta kibazo yari byanze kuko nageze nanone hano ku muryango wowe nkajya numva uri kuvuga ngo urayisubizamo umuhungu nengo mumfashe ngo mutabare ngayikozeho. Ntago ari uko bikiri ntago rubanda bakitwota. Nese kukifuza akayisubiza? Narabyifuzaga kubera yuko hari igikorwa atarasojeje. Mbese we kubwe umenya yarumvaga birangiye kandi byari bitararangira sibyo ariko nageze aho mbona yuko nawe atari we ndanamubabarira twicara hamwe turaganira neza aho bitagenze neza ubu bigenda neza nta kibazo. Wa mukunzi wa musore rero buranga abashaka yuko ikora akazi neza nyuma yuko yakwasa urukundo wabyakiriye gute? Ewana bro byari neza byaribe ukumva ako sinono ko wahise urimo kugenda uva muri mudu ubundi ukagaruka muri mudu. Njye mba ndi muri mudu ahubwo nuko mba meze urukumva ahubwo byari neza ndetse ko nanjye nabishakaga. No kuvangwa naye mu kwaka urukundo nawe waramwifuza? Naramushakaga kukomerezaho nyine nanjye mubwira ama feelings nari mufitiye komereza bityo bakomezanya nabari kumwenya. Ni feelings nyine yaba mfitiye n'utuntu mwereka hato na hato twa duke nsobede n'ubwiza bw'akazuba kamurika kwezi. Ni iki kiguha icyizere yuko umukobwa nk'uyu nguyu uzamwegukana akaba uwawe? Kuko njyewe ndabona n'urugendo ruba rutoroshye ntabwo biba byoroshye kuko usanga abakobwa kuri iki gihe hari abo tuba tuziranye ukumva uyu munsi ari kwa Jire ukumva ari kwa Samu ukumva ari kwa Clement ukumva ari hehe. So ni igiki kiguha icyizere kireme cyuko muzaguma? urukumva nuko nkunda nanjye nkamukunda icyizere kirahari hagati yacu nawe n'ibyo twerekana biri kumwe kumva feelings twerekana ziba ziri hamwe turakundana mbese ibitekerezo byacu birahuza imitima yacu biri hamwe. Cya
gihe wenda agakura ati mwana baye none aka kantu mise nkibuka n'uriya munwa we ngo burangwa hari iminwa y'abakobwa ngo urebe ukuntu ngo nyine ngo babatwika ngo birebera ku munwa no nawe niyo mpamvu yatumye wirukanka bwa mbere wararebye ubona ni ibintu bidasanzwe ati yabate ahantu hose n'ahandi uri kumva kiriya gihe byari binunguye twarabikubwiye na n'ubu turacyabikubwira byaranunguye ariko kiriya gihe byarakemutse na n'ubu byagiye mu murongo ubu tumeze neza nta kibazo kabisa. Sister, mbere yuko tugera ku musozo w'ikiganiro egera microphone tubwire ni iki wamukundiye wamukundiye iki? Njyewe sheri wanjye rero ndamukunda sibyo ndamukunda cyane so kuvuga ngo namukundiye iki ubundi urukundo rwicira inzira urukundo ni nk'isoko nagiye kumva numva ruraje ngo ba ndamureba numva ndamukunze maze gutangira kumukunda nkagenda ndeba ibijyanye n'imico n'imyitwarire ibyo nkunda mbona arabyujuje duhita dukundana gutyo rero. Twe turimo kumubaza ati wenda ni ikihe cyizere afite cy'uko udashobora kuba wamuca inyuma cy'uko utamuhemukira wowe urabona bihagaze gute kuba muri kumwe byifashe gute? Sheri wanjye ndagukunda haramutse habonetse nk'umutipe ufite ikofi oya ikofi ntago ariyo ngenderaho yego tuvuze ati nawe ntayafite ariko haramutse uza akavuga ati ngiye gutya na gutya bizinesi hariya gukora ibi n'ibi wenda nayo hari ibyo agukorera sibyo? Ntago urukundo rwacu ntago rwashingiye ku marangamutima y'amafaranga cyangwa iki n'iki njye namukunze uko ari mukundira uwo ari we mukunda icyo namukundiye cya mbere nuko atambesha afite urukundo rw'ukuri sibyo turakundana ibindi byose iterambere ryose nifuza ko twazarigeraho turi kumwe ntarebye hirya no hino ntarebye ngo runaka ndusha iki cyangwa se ndusha iki ngiki natwe nzi neza ko tuzabigeraho nidukora kuko turacyari batoya. Ubushize waratubwiye ati nanjye nabanje kwiga nagiye kuri social media ati buriya bintu byose ni ukwiga so urumva n'ubu ngubu yego ubwoba ntago bugihari ariko hagati yawe nawe ninde ugira mu ruhare cyane cyangwa ukora udukuryo twinshi iyo mwageze muri cya gikorwa cyanyu mutumvikanye cy'iminota 2 yari yabaye? So mbere tugitangira nyine wabonaga ko afitemo ubwoba ariko ubu ngubu niwe usigaye abanza kunshotora. Boss no muri douche murajyana? Urebye kubera tutaba turi kumwe cyane ariko iyo twahuje rimwe na rimwe uramutsiri sometimes nawe ujya umutirita se? Yego ndamumoza nkamwuhagira ahantu hose nkamara nk'akabebe nkamwitaho nyine yego uru ni urukundo rwanjye ukapipiyemera umwoza ugakuba si igice cy'umubiri we nta na hamwe nsigaza ibaze uko za epfo ya kagapipi ugakora kuri twatura numva ari njye byahita binyirigita turacyari nyine ibyo ni ibyishimo by'abantu babiri bakundana nta byo gukirigita cyangwa iki kuko nawe iyo nkuzeho arabyumva sibyo jeri? Urebye kubera ko tuba tumaranye igihe kumva dukundana tuba tuziranye tuba tunamenyeranye feelings ziba ziri hamwe umutima uri hamwe ibitekerezo biri hamwe kumva nta kirenze kiba kirimo kereka bari undi muntu utandukanye ariko iyo twahuje umutima uri hamwe n'ibitekerezo tugahuza nta biba birenze birimo tu. Hano rero urabona yuko twasuye wa musore wavugije induru bwa mbere avuga ati mutabare ati njye ninaniriwe umukobwa nayo icyo gihe ntabwo byari byoroshye avuga ati urayisubizamo ubu ngubu bayishyiramo neza ubu ngubu ibintu ni wane ako kantu ibintu bimeze neza ni fresh rwose nta kibazo na kimwe tugifite. Aya basi urabona rero ko twabasuye mbere yuko wenda tugera ku musozo w'ikiganiro ndifuza kugira utuntu nka dutatu nabaganiriza
cyangwa se nababwiraho. Okay sister, ngaho rero tubwire byifashe bite, plan y'urukundo rwanyu imeze ite? Plan y'urukundo rwacu ukuntu yifashe, nge na sheri wanjye gupanga gukora mariage. Ubu twari twabana ariko ibintu bimeze neza, turi gupanga gukora ubukwe kandi dufite future yacu yo kugira ahantu tuva tukagera aho tugera. Ako bigaragara Dufite byinshi byo gukora. No ku baturanyi bawe na wa mukobwa nawe ndifuza kuzamugeraho, wa wundi wavuze ati nanjye rwose byagendekeye gutyo yari iminota 2 nawe nuko bushize twagiye amahushuka, ariko yarambwiye ati ntabwo twavuganye neza cyane. Yarambwiye ati uriya mukobwa buri afite kofi, atafite kofi ati n'iriya nzu niye, ati wabonye ko ari inzu irimo gusanwa ati n'iriya nzu niye. Ayo makuru kuko niyo na hano turi niyo wawe nzu niyo. So iyi nzu nyine nibwo nkiyigura, ariko sheri wanjye aba ari kumfasha. Urabona ko twatangiye ibikorwa byo gusanasana, turimo turavugurura, turateganya gushiramo amaparafo, tugashyiraho inzugi za metalike, tugafungamo ibirahure, mbese tukahakora neza tukajya tuba ahantu heza natwe. Ubwo se hari ukuntu bakunda kuvuga ngo hari abakobwa bashora amafaranga mu bakobwa, abakobwa bashora amafaranga mu bahungu, aho ni waba nawe yaba ari cyo kintu hanini agukurikiye wenda akaba uraza kumbabarira ntakavuga ati uramukobwa ubwo afite amafaranga reka mukurikire paka ndebe yuko nzayamukuraho, koko izo mpungenge zo ntabwo ushobora kubazigira? Aya nta mpungenge mfite kuko nta numwe wigeze abihatira undi, twarabyumvikanye kuko nawe yari kubigiramo uruhare. Ibi byose byo gusanasana niwe uri kuzana amafaranga tugasana, kuko twese twifuza kuzaba ahantu heza kandi hasa neza. Ko mbona mukiri batoya, reka tubanze tubaze na boyfriend wawe, ayo mafaranga muyakura he? Wowe uyakura he? urebye ku isura urabona turi bato, ariko mu myaka turi bakuru. Ndetse n'ibyo kuba dukora twese turakora, gusa akazi kacu kuba ni secret, si ngombwa ngo tubibwire ko everyone, sibyo? Gusa turakora twinjiza neza nk'uko bikenewe nk'umuryango, kandi turafashana mu rukundo rwacu. Kuba mufasha nawe aramfasha, si ngombwa ngo mufashe njye nyine, turafashanya kumva. Gusa turafashanya, intambwe dufite niyo kuzagera imbere, tugatera umuryango wacu, tukagera imbere natwe tugera nk'aho twigeza, like mu family zacu nk'aho zigeze. Ibyo reka turabibifurije natwe kandi Imana izabibafashemo. Nta mpungenge ufite kuko umukobwa yaravuga ati naraguze nangira kuvugurura, urumva impapuro wenda z'ubutaka bashobora kuba barahinduranyije ubutaka nabo baguze bikamwandikwaho, wowe utangiye kumenamo ikofi, nawe utwe dukeya muri iyo mirimo yawe uvuga udashaka kuvuga ukazana ugashoramo. Nta buryo ushobora kubibona yuko hari igihe ashobora kuzaba ikibazo akaba yakwihinduka kuri ya mafaranga nawe waba warashoye? Okay, impamvu zirumvikana, gusa tubiziranyeho n'abo twaguze. Gusa turabizi neza ko nta kibazo gihari, kuba twaguze twaravuganye, kuba twaranatangiye kubaka turabizi neza ko nta kibazo, gusa nta kibazo gihari, tumeze neza. Urakoze cyane. Sister, mbere yuko tujya ku musozo w'ikiganiro, hari ukuntu ngo buriya abakobwa ngo babanza kujya gushaka amafaranga mu bagabo bakuze, ngo yamara gukora ikofi ngo ubundi akaza akirebera umusore bayingayingana imyaka. We ayo mafaranga ntabwo byoroshye cyane, ni byiza cyane, hari abakobwa benshi bagenda biteza imbere, ariko noneho kuba ayo mafaranga wayabona ukavatireka ngo urubutaka nangire gusana, ayo mafaranga yaturutse hehe? Niba tutakwinjire mu buzima. So murakoze. Kuva mu bwana bwanjye ngewe nari mfite inzozi zo kuzubaka inzu, nkayubaka kandi nkazatura mu nzu yanjye nubatse bivuye mu maboko yanjye. Nta birenze byinshi nkora ibijyanye na business zo gucuruza ibitandukanye. Ubwo rero niyo mpamvu ninjiye muri business z'ubucuruzi, nagiye nunguka amafaranga nkayasevinga kugira ngo nzabashe kugura
nzabashe kugera kuri ya nzu nifuje kuva mu bwana bwanjye. aya basi turi kujya ku musozo w'ikiganiro. Reka ngushimire we twatangiranye tukaba turimo kujyana ku musozo. Mwibutsa wowe utarakora subscribe yuko gukora subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Reka duhere wenda kuri boyfriend wawe tugira akantu tumubaza tuza dusoza, kandi mbashimira cyane ku bw'umwanya mwaduhaye. Niye nama ushobora guha ku rubyiruko? Hari abakobwa n'abahungu kuri iki gihe bakundana ugasanga bagendeye ku bintu byo kuvuga ngo bararyamana ngo bahite batandukana, ugasanga birangiriye aho. Hari benshi cyane n'abambara amashenete ku maguru, ugasanga nyine berekanye imico itari myiza. Ugasanga abakobwa b'iki gihe cyangwa se abahungu b'iki gihe hari udukuryo twinshi bagenda bakora, ugasanga barimo kujya mu mico itari myiza. Niye nama atanga ku rubyiruko? Urabyumva, murakoze. Gusa inama nabaha uko bagira urukundo rugira intego kandi bakagendera ku bitekerezo byabo hagati y'uwo n'uwo bakundana, bakagira n'icyo bageraho batitaye kuri buri muntu wese ugira nanone ibitekerezo by'abantu biba bikenewe, ariko nanone ibitekerezo bifite intego bifite icyo bibageza, apana kuri abandi babaca intege. Gusa icyo nababwira ni uko bagira urukundo rufite intego, bifite icyo bagezaho imbere, sibyo, kandi banizeranye kandi bakanirinda, bakibukana corona virus iri muri iki gihe, bakibuka kwirinda kwambara agapfukamunwa neza, kwirinda hagati y'intera n'undi. Abakobwa b'iki gihe bagenda bafite imico myinshi itandukanye, ugasanga bari mu ngeso zitari nziza, ntago bafite umurongo ngenderwaho. Hari nk'abakobwa kenshi ugasanga imyambarire yabo, urabona nawe ubu uburyo tugarutse urabona ko wambaye wikwije, hakwara abusanga ugasanga bambaye utuntu tw'udukora tugufi tugera hejuru y'amavi, barengejeho akantu k'agapira, ugasanga ni imico itari myiza. Inama ushobora kugira urubyiruko rudukurikiye rugenzi rw'abakobwa ni? Murakoze. Ndagira abakobwa bagenzi banjye, ubundi mu muco nyarwanda wacu umukobwa ni uwambara akikwiza, kandi umukobwa ufite icyerekezo aba agomba kugira n'urukundo rufite icyerekezo. Niba ufite umuhungu mukundana akaba yakubwiye ko agukunda, akakubwira ati wenda sheri wanjye ndashaka ko tuzabana, niba ubonye wenda utamushimye watuza ukambara neza, ukajya ugenda neza, ukumvira ababyeyi, ugataha kare ntujye mu buyobe. Akenshi wenda usanga bakeka ko kugira ngo bakurure abasore ari uko baba bambaye utwo tuntu. Oya, ntago. Wenda hari ukuntu umuntu aba akunda kwiyambarira imyenda migufiya, ariko uri kubadefanda. Njye mbona benshi barabigize. ntago biriya twabigira igicibwa, kuko hari abakunda kwiyambarira imyenda migufi. Ubundi hari imyenda migufi, hari imyenda migufiya, hari n'imyenda igaragaza umuntu uwo ari we. Nkanjye wenda ushobora gusanga nambaye agakanzu kagufi kageza ku mavi, ariko ukabona ko nta kindi nagambiriye. Hari n'abayambara wenda bakagenda n'amajoro, ariko ushobora kuwambara ukajya ku kazi kawe usanzwe ukora, nta kindi ugambiriye. Ntago twabaciraho iteka rero, nabo ni ukuvuga yuko ntago twabaciraho iteka. Gusa inama nabagira nuko icyo nabakangurira abakobwa b'Abanyarwanda, nuko nabakangurira kujya bishyiramo ikintu cyo kutabeshya abahungu bakundana, kuko iyo ubeshya umuhungu mukundana ejo ukabeshya undi, bakaba 3 bakaba 4, ubigira nk'akazi, ukabigira nka business. Ntago ari byiza rero. Niba ufite umukunzi umwe uba ugomba kugira umwe, mugakora icyo mugomba gukora. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibaha umugisha. Ako kantu ndakukavuga cyane, kandi murakoze kuba mwaduhaye umwanya. Nizereye yuko ubutaha hari igihe tuzongera tugahura mu gihe Imana ikidushoboje. Reka ngushimire twatangiranye tukatujyanye ku musozo. Iyi ni Umutako TV. Nizere ko turaza gusubira mu biganiro bitaha. Aya basi, turabashimiye Umutako TV.
ureba kino kiganiro yibuke gukora subscribe, share n'ibindi. ako kantu usaba seri wase yigendera